nkuko Kristo yavuye mu Mana mwo. Yego. Nitukomeza no gusoma kuko nibyo tunatagambiriye tuzasanga ibintu byose bibera mu Mana mwo. Ariko kuko ne koze kugira ngo biremwe ari Kristo, niyo mpamvu byanditswe muri Kristo Yesu. Kubera ariko nikome. Ni nayo mpamvu uzanarebe, niyo mpamvu umugore usanga ushaka kukuna atetse ari gufura agakoropa agatera ipasi kandi byose akabikorera rimwe. Kandi ntihagire igipfa. Agaheka umwana akamuhoza. Nuko ngo hari icyo bishushanya. Kubera iki? Niyo nkomoko ya Kristo na nkomoko y'umwuka wera. Yego. Iyi ni andi twasomye ko yatanze ubugingo. Kuko niyo ntibyarwa ariko yabuhaye Kristo. Noneho Kristo kuko ahuje kamere na se, niyo mpamvu ni Imana ariko akaba data. Nuko ngo Imana data, nuko ngo niyo principale w'ibiriho byose. Yego. Afite ubugingo muri we. Urumva data ni Kristo uri kwivuga. Data ni Imana arimo avuga. Afite ubugingo muri we. Noneho niko yabuhaye umwana ngo abugire nawe. Nawe nyine arivuze. Yego. Kuko Imana yo ntago ibyara kuri sex to sex, umugore ku mugabo. Oya, ahubwo yo iratanga. Ariko ryo aka kantu kumve neza. Nubwo ngo Imana turi kuvuga itandukane n'izindi mana. Nubwo itabyawe ariko yo Imana yarabyaye. Iyi niyo Mana tuvuga. Ijuru niyo mpamvu twahise dusimbuka tugahita tujya ku mugani w'urukungu n'amasaka kugira ngo ibyo bintu bive mu nzira. Tumenye none igihe turi gusoma Bibiliya tumenye ngo ahangaha arabwirwa urukungu se, ahangaha ni amasaka se, ahangaha se naba ariko tudafite uwo twacira urubanza ibi n'ibi, cyangwa se natwe tuticira urubanza ahubwo style dutunga urutoki cya Adamu. Uyu munsi rero noneho kugira ngo umunsi twatangiye gusoma Bibiliya ibintu bizumvikana, reka turebe ikintu bita Imana. Imana ni iki? Yego. Ni ukuvuga ngo Imana iyo usomye ibyanditswe bikubwira ko Imana ni umwuka w'imbaraga n'ubwenge. Uri kubyumva? Yego. N'urukundo bitari karemano. Bivuze iki kuba bitari karemano? Kuko nyine ntibyabyawe, ntibigira se, cyangwa nyine ntibyaremwe. Entre parenthèses Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Iyi ngiyi niyo Mana. Yego. Kuko turaza kubona n'imyuka karemano. Iyo rero ni umwuka utari karemano. Mu yandi magambo ni isanzure ritagira iherezo ariko ritaremwe, kuko ririho ryahozeho kandi rizahoraho. Ntirigira se, ntiryabyawe, ntiryaremwe. Ariko ryo aka kantu kumve neza. Nubwo ngo Imana turi kuvuga itandukane n'izindi mana. Nubwo itabyawe ariko yo Imana yarabyaye. Iyi niyo Mana tuvuga. Bivuga ko yo ntago yabyaye. Yo si yabyawe ariko yarabyaye. Ntago yaremwe ariko yararemye. Yego. Utwo tuntu uri kutwumva. Yego. Kuko iyo usomye Yohana igice cya 5 umurongo wa 26. Reka mashake tuhasome. Yohana igice cya 5 umurongo wa 26. Yohana igice cya 5 ku murongo wa 26 haravuga ngo kuko nkuko data afite ubugingo muri we. Urumva data ni Kristo uri kwivuga. Data ni Imana arimo avuga. Afite ubugingo muri we. Noneho
niko yabuhaye umwana ngo abugire nawe nyine arivuze. Yego. Kuko Imana yo ntabwo ibyara kuri sex to sex, umugore ku mugabo, oya, ahubwo yo igatanga ubugingo. Ariko n'ubundi iyo ugiye kusesengura ukareba neza n'uburyo umugabo n'umugore babyara, usanga umugabo atanga. Yego. Uri kubyumva? Umugore akakira. Yego. Imana rero nayo yafashe bwa bugingo ibuha umwana ngo nawe abugire. Niko kubyarwa ku mwana w'Imana. Ako kantu uri kukumva. Iyo dukomeje rero tugikomeza iyi Imana tumaze kubona yabyaye nyine, duhita tubona ko Imana ni urukundo, urumva? Ubwo twagiye muri kamere zayo, urumva? Imana ni umucyo, sibyo? Yego. Imana ni urumuri, sibyo? Imana ni amahoro. Yego. Uri kubyumva? Ibera hose icyarimwe, izi byose, ishobora byose, ntihishwa, niyo nyiri kwizerwa. Uri kubyumva? Ni ukuvuga ngo izo kamere zose z'Imana uko ari nziza zigenda ziranga ubumana, iyo ziterateranyije nizo zigenda zikabyara icyo twita umwuka wera. Mu yandi magambo, iyo dufashe wenda tukavuga ngo Imana ni umwuka, urumva iyo ni kamere yayo. Yego. Ukagenda ugahita uvuga ati Imana ntiboneka. Yego. Iyo ni kamere yayo. Kamere uri kubyumva nyine, uko iteye, imimerere yayo. Urumva? Imana ni urumuri, Imana ni amahoro, Imana ni ubwenge, Imana niyo kwizerwa, Imana niyo kuri, Imana izi byose, Imana ishobora byose, Imana utwo tuntu twose, kuko ifite kamere nyinshi tuzagenda tuzibona uko tugenda dusoma bira cyane Zaburi igaragaza Imana. Yego. Kuko niho dusanga imibabaro ya Kristo. Izo kamere zose rero iyo tuziterateranyije nizo zigenda zigahita zibyara umwuka wera. Umwuka wera. Bivuze ko umwuka wera n'Imana ni bimwe na Kristo nundi. Niyo mpamvu iyo turi kuri ibi bintu cyangwa se iyo tukiri aha ngaha, niyo mpamvu dushingiye kuri ibi ngibi tumaze kubona, niyo mpamvu aha ngaha bahita bavuga ngo Imana Data. Kubera iki? Niyo nkomoko ya Kristo na nkomoko y'umwuka wera. Yego. Iyi ni yandi twasomye ko yatanze ubugingo. Kuko niyo ntibyarwa ariko yabuhaye Kristo. Noneho Kristo kuko ahuje kamere na se, niyo mpamvu ni Imana ariko akaba Data. Ni ukuvuga ngo Imana Data, ni ukuvuga ngo niyo principale w'ibiriho byose. Yego. Noneho hari n'Imana. Noneho kabiri hakahita haza Imana Mwana. Uwo ni Yesu Kristo. Uwo ni Yesu. Yesu kuko ahuje kamere na se ni Imana, za kamere ziramugira Imana. Yego. Ariko uwabyawe ni Imana Mwana. Kuko ibyo afite yabikomoye kuri uyu si. Yego. Ako kantu uri kukumva? Mu yandi magambo, uyu ataravuka n'ubundi yari ariho muri si. Yari ari muri we. Yego. Niyo mpamvu nidusoma Yohana hari ahantu avuga ngo yahozeho, yari ariho. Icyo kintu uri kucyumva? Noneho twaza kuri gatatu ugasanga hari Imana Mwuka. Ubwo ni mwuka wera nyine kuko hariho imyuka myinshi. Yego. Tuzabona n'umwuka mubi. Imana Mwuka. Ni ukuvuga ngo Imana Mwuka ni za ngingo zose z'Imana, za kamere nziza z'Imana, ya mimerere yose. Urumva ni Imana ubwayo iyo mimerere. Ariko noneho Mwuka. Nidukomeza tunasoma Bibiliya uzagenda usanga iyi Imana yararemye, Kristo Yesu araza aradupfira aranaducungura. Uri kubyumva? Uyu mwuka noneho uraza uraduproteja. Yego. Uraturinda, uratumenyesha. Iki bintu niba rero umwuka wera ni umwuka uyu duhumeka. Oya. Kandi uyu twabonye yuko ari imbaraga z'umwuka zitari karemano. Ari Alpha na Omega. Ari itangiriro n'iherezo. Utararemwe. Yego. Ahubwo waremwe. Ako
ako kantu uri kumva. Mu yandi magambo uyu mwuka utaranabyara Kristo, uyu mwuka nyine izi kamere Imana yari izifite. None uyu mwuka nibibyara, nitujya no kubihuza n'umuntu urasanga iyi Mana iraza kubihagarariwe n'umugabo. Kristo ahagararirwe n'umugore, kuko umugore yavuye mu rubavu yavuye mu mugabo, nk'uko Kristo yavuye mu Mana mwo. Nitukomeza no gusoma, kuko nibyo tunagambiriye, tuzasanga ibintu byose bibera mu Mana mwo. Ariko kuko rekoze kugira ngo biremwe ari Kristo, niyo mpamvu byanditswe muri Kristo Yesu, kubera ko iyi Mana yo yiyambuye ubwenge bwawe n'imbaraga zayo, mbese umwuzuro wayo iraza bikubita umwana wayo, yo isigarana izina gusa, isigarana izina gusa, isigarana icyubahiro gusa. Niyo mpamvu byose nyine bibera muri Kristo Yesu, niwe wabiremye kandi niwe byaremewe. Aho ndabyumva. Aho urabyumva. So ikintu kijyanye n'ubutatu bw'Imana n'Imana, icyo ari cyo Kristo Yesu, icyo ari cyo Umwuka Wera, icyo ari cyo, ndumva nta kibazo. Aha ndabyumvishe, bavuze ko Imana Data twagereranya n'umugabo, Imana Mwana twagereranya n'umugore. Imana Mwuka, dore niba abana, kuko urumva Eva na Adamu nibatera, nitugera ku muntu tuzabibona, barabyara abantu benshi nyine. Wa mwuka usagutse uri muri Maraki 2:15 yaremye umwe ariko ufite umwuka usagutse. None se ni Imana imwe ifite umwuka usagutse urimo Umwuka Wera, gukunda, urukundo, ubwenge, ukuri, inzira. Tujye mu cyangwa rero Umwuka twamugereranya n'abana b'abagabo babyara, nuko bimeze. Icyo kintu uri kucyumva. Ubundi mu yandi magambo nuko abantu batajya bashishoza cyangwa se batabyitaho. Niyo mpamvu buriya umugore, ubundi umugore ayoboye umugabo, kuko Imana yiyambuye ubwenge bwayo n'imbaraga zayo iziha Kristo, kandi Kristo araza ashushanya umugore. Nitujya kuri famiye, kuri Adamu, bivuze iki? Ubwenge bwa Kristo byanze none se Kristo ubundi aza mu isi yaciye muri indi, yaciye mu mugore. None se nuzi ko abagore bakizwa mu ibyaha? Banavuga ko umuryango umugore ari umutima. Ni ukuvuga ngo ubundi umugore ategeka umugabo inshuro 1000 bingahe, nuko twikanyiza. Ariko ubundi umugore ukimubona ujye umenya icyo ashushanya. Gusa ntabwo ibyo abantu bose babyizera cyangwa se babyemera, ariko nikomeye. Ni nayo mpamvu uzanarebe, niyo mpamvu umugore usanga ushobora kukuna atetse, ari gufura, agakoropa, agatera ipasi, kandi byose akabikorera rimwe, kandi ntihagire igipfa, agaheka umwana akamuhoza. Ni ukuvuga ngo hari icyo bishushanya. Afite ubushobozi bwinshi, afite ubushobozi bwinshi. Kubera ko Imana nyine yamweguriye byose, nawe umugabo we nyine ni cya cyubahiro nyine kwa runaka, kuko kwa runaka, kwa runaka ibintu n'imirimo byose, ariko ibintu byose ni nako Kristo rero afite ubushobozi bwose. Ahangaha rero ndumva ku kijyanye n'ubutatu bw'Imana nta kibazo mwaba mufiteho. Yego.